nubwo dushaka kugira izindi value tubona. Hano reba turi kubona 2.8. Aho twasubiramo hano tukabona nawe kaze kuri Entertainment TV niba rwanda mugeze kuri channel kandi subscribe, like, share ndetse ujye no muri comment ubaza ibibazo ugomba kwifuza kubaza cyangwa se aho utasobanukiwe, kandi nagushyiriyeho group ihuriramo umuntu wese wumva ko ashaka kuba mu professional. Ni group yitwa Titan Professionals, link yayo hano muri description, ushaka kuyifungura ukaba joining abandi. Hari nabonye abatekinisiye bari mu kazi abatekinisiye bari mu kazi, bivuga ngo kuri tele ibintu byakaze, ahubwo niba utarajyamo warakerewe. Kandi nshimira abadukurikira bose muri mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora nyarwanda, mwese ndabashimiye, n'abashinga ntahe n'abari muri Tanzania, walioko Tanzania na wasamia sana rafiki zangu, n'abari mu Uganda mbaramusa nnyo mikono gwange. Guys, karagaciyemo nagira ngo nsuze abavandimwe baturanyi njye mbona bakurikirana amasomo ducisha no kuri Entertainment TV. Dukomeje n'isomo ry'uyu munsi, nagira ngo uyu munsi twige gupimisha digital multimeter, tugapima icyitwa voltage. Nk'ibisanzwe voltage nabwiye ko ni ingufu zisunika current kugira ngo current ibashe guca muri conductor. Current nabwiye ko nama electrons amovinga muri conductor. Rero ingufu ziyasunika zo zigutuma movinga nizo twita voltage. Rero nagira ngo uyu munsi twige kuyapima dukoresheje icyitwa digital multimeter, short form bandika DMM. Ntuzabone abbreviation ahantu muri domaine za electronique ngo igutungure, nta kindi bisobanura ni digital multimeter. Nababwiye ko impamvu yitwa multimeter nuko ibirimo meter cyangwa se tester nyinshi, abarimo voltmeter, hakabamo ammeter, hakabamo continuity tester, hakabamo diode tester, hakabamo capacitance meter. Urumva haba harimo meter nyinshi, ni mpamvu tuyita multimeter. Impamvu ari digital nuko nababwiye ko nukubera iyi mibare yandika muri display yayo cyangwa se muri tableau yayo, iriya mibare ni ituma tuyita digital. Kuko iyo iri analogue ibikoresho urushinge kuri abo baranditseho ibintu gutya, basanga barashyizeho ngo 1 2 3 4 5, ubundi urushinge rwawe rukaba ruri hano, ubwo wapima ugahita ruzamuka konoreye muri 3 ugatuvuga ati ubwo ni volte 3. Ariko ibi ngibi bya analogue byo, ibi ngibi na precision yabyo biri hasi. Precision nabyita nk'umwimerere wabyo, kuba byaguha nyine amakuru yizewe biba biri hasi cyane ugereranyije n'izi za digital. Digital zo zigerageza gutanga amakuru asa nayizewe kurusha zira za analogue. Rero tudatinze, volte zacu tugiye kureba uburyo tuzipima dukoresheje multimeter. Hano kuri multimeter tugiraho volte za AC. Aka karango niko nababwiye gasemboliza AC. Ngira ngo mubibona gashushanyije nka frequency, kandi AC nabwiye ko n'umuriro ufite ama frequency. Rero iyo ubonye voltage banditse gutyo gashyiraho kano karango, biba bisobanuye ko izo ni voltage za AC, ni yandi magambo byo twita VAC, voltage alternative current. Ubwo hano ni voltage alternative current. Iyi ngiyi niyo twita voltage ya AC, voltage alternative current. Hano kuri multimeter iyi ngiyi tuyigiraho, tukagira n'indi bandika gutya voltage, bagashyiraho akarongo gatambitse n'utundi tunyura munsi dutatu tw'utudomo. Iyi ngiyi noneho ni voltage ariko ya DC cyangwa se direct current, ni VDC, voltage direct current. Urabona dufite VAC na VDC. Ibi byose rero iyi appareil yacu irabipima, ari nabyo uyu munsi nshaka tuza kurebaho. Rero ibingibi bigira amategeko bigenderaho kugira ngo wirinde
kuba wabona ibisubizo bitari byo cyangwa se no kuba watwika apareye yawe. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo ni gute ushobora kumenya ko apareye yawe ari original cyangwa se ari pirate. Ariko burya apareye ntabwo ijya kuba pirate cyangwa se original. Akenshi bikunda guturuka ku muyuza. Yego hari izifite karite yo hasi, yego zihari, ariko ubundi ni mu busanzwe apareye niyo yaba ifite karite iri hejuru, wowe muyuza ushobora kuyangiriza mu mwanya nk'uwo guhombya, especially igihe uri gupima ibintu bijyanye n'umuriro. Ugomba kwitonda kubera ko iyo utitonze apareye yawe urayitwika. Hano itegeko tugendera iyo tujya gukoresha apareye yacu ni rimwe, ni ugupima wasetinze muri value zisumba ibyo ugiye gupima. Urugero hano dufiteho kuri izi V DC tuba dufiteho 200, ubwo hano ubwo ni 200 mV, tukagira 2, ubwo ni 2 volt, tukagira 20 volt, tukagira 200, ubwo naho ni volt, tukagira n'igihumbi volt. Gusa ariko hano izi volte zo ntabwo bagenda bazishyiraho. Iyo bashyiraho n'iyi mili kugira batwereke nyine yuko izi tari volte, ahubwo ari milivolte, biri munsi ya volte imwe. Rero hano igiye gukoresha digital multimeter yacu upima izi voltage, byose ni kimwe no kuri AC uko basetinga biba bingana. Ariko aho bitandukanye nuko kuri AC imibare ntago iba ingana. Iyi mibare yo hejuru kuri AC aho 750 niyo maximum, mu gihe kuri DC ariho 1000 maximum. Rero igiye gupima ikintu genderaho, niba ugiye gupima volte 15, uraza ukareba muri iyi mibare yacu umubare uruta 15 uhari. Iyi mili 200 ntabwo iyiruta, 2 ntabwo iruta, 20 irayiruta. Ushobora gusetinga hano pointer yawe ukabona gupima izo volte 15. Hanyuma icyo gihe noneho ubagiye gupima volte 50, urabona 50 iruta 20, ariko 200 iruta 50. Icyo kintu ugomba kucyitaho ukareba ko ugiye gupimira muri mesure ziruta amavolte ugiye gupima. Ubwo hano icyo gihe pointer yawe tuyishyira hano. Aho ngaho hashobora guhita havukamo ikibazo ukibaza ngo ese ni gute nshobora kumenya volte ngiye gupima uko zingana. Dore ikintu cyambere kizakubwira volte ugiye gupima uko zingana. Icya mbere ugiye gupima adapter, power adapter iyi ngiyi isanzwe, sinzi niba yaba ari imashini yaba ari iki, urikuye ahantu umukiriya yiguhaye, ugiye gupima output yayo. Kuri adapter iyo ari ibishoboka nta cyayangiritseho, hano ibiriho agapapuro kanditseho ama output yayo ibintu byose. Ushobora kuza ugasanga ati input ni 220, ugasanga ngo output ngo ni 18 volt, ngo na ampere imwe wenda. Urabona hano uzatumenya aho uri bujye gupimira muri ziriya ngero dufite kuri appareil multimeter yacu. Hanyuma mu gihe atari adapter, urugero n'usanze bakuzaniye motherboard, barakubwiye ngo iyi motherboard dupimira kuri power supply yayo nimba hari gusohoka imiriro. Buriya akenshi iyo ufashe motherboard ugiye gupimamo imiriro, hano hari tricks ushobora kugenderaho. Ikintu kimwe ugomba kwirefera ku ma filter capacitor arimo, yama capacitor nababwiye yama electrolytic aba ameze nk'ibigega. Ziriya capacitor ushobora kuguidinga ugahita umenya
ugahita umenya ikigero uri busetingemo kugira ngo ubashe gupima voltage zawe. Urugero hano turaje dusanze capacitor ifiteho ngo 400 volt ngo na 4.4 microfarad. Ubusungu abaye ari wowe ubonye capacitor imeze gutya iri muri circuit, wafata pointer yawe ukajya wishyira hano muri 20. Ibyo ntabwo bishoboka. Icyo gihe ukoze icyo bita mistake cyangwa se pregnant mistake, niko bajya bavuga bashaka kuvuga ko ikibazo kiremereye cyane ngo ari pregnant mistake. Icyo gihe urumva ubonye uko capacitor iretinze kuri voltage 400, icyo gihe urumva tuza hano ku gihumbi kuko izi 400 already ziruta 200. Hano bibasubiriramo iyo ukoze mistake appareil yawe urayitwika. Uko yabikomeye kose akenshi appareil ziba ziri very sensitive ku bintu bya voltage. Iki gihe uba ugomba gusetingamo hano. Uramutse usetinzemo hano amahirwe menshi nka 60% ibishobora guhita ishya. Appareil yawe ukabona irazimye, ntizongere kwaka, ntuzongere kubona yaka n'umunsi n'umwe. Rero ibi ngibi urumva bigomba kugufasha. Ikindi kintu ni igihe ugenda no gupima volt za AC cyangwa se VAC. Nabwiye ko ziba ziriho kano karango kameze gutya. Izi volt igiye kuzipima hano nabwiye ko maximum yaho ni volt 750. Naho bikora cyo kimwe na hariya, ahubwo ukibaza ngo noneho izi volt kunjye kuzipima kandi mfite transfo, wenda transfo yanakozwemo nyine barayihambuye barongera bayikorera rewinding. Kuko hari ukuntu transformer yifata igashya secondary winding cyangwa se igashya primary winding, umutekinisiye agayihambura kongera agashyiramo izindi nsinga, ibyo bita rewind. Noneho iyo amaze kuyirewinding urumva hari n'igihe na kariya gapapuro kaba kariho kanditsemo output usanga karavuyeho katari kugaragara. Iki gihe ntabwo uzi ngo transformer isohora kangahe, nta nubwo uzi ngo ushobora gusetinga he hano muri zino mesure ndi kubona. Icyo gihe nta kindi kintu uhita ukora, uhita usetinga muri maximum dufite hano. Niyo setinze muri maximum ugahita ubona muri appareil yawe hasohotsemo hari kwiyandikamo umubare 5 wonyine. Icyo gihe nawe uhita umenya ibyo ari byo. Niba ubonyemo kari 5 ushobora guhita umanuka ugahita uzana muri 20, ugahita ubasha kuzibona neza ko kari 5. Kuko iyo wagiye hejuru mu mibare hejuru ubona imibare nyine ifatika, ntabwo ubona ibice. Ariko iyo umanutse ukegera urwo rugero rwo gupima nibwo ubasha kubona nimba hariho n'ibice runaka, nabyo ukabasha kuba wagira ute wabibona. Ni ukuvuga ngo ubwo bitabaye ibyo transformer zacu nazo ubwazo akenshi ziba zifiteho udupapuro twerekana ama output gutya. Transformer hano hejuru hamitseho agapapuro kerekana ama output ushobora kugira wenda 14 voltage gutyo cyangwa se 12, 18, yego bishobora kuba byanditseho ukaba wayibona. Ariko mu gihe utabibonyeho nta kindi gisubizo no gushyira muri maximum, kuko n'ubundi appareil nayo yenda kujya maximum yarabikwereka ukagenda umanura wegera aho urwo rugero ruri kubona kugira ngo uze kubona niba hari ibice birengaho, kandi nabyo biba bishobora kugufasha bitewe n'ibyo gushaka. Kubera ko hari igihe uba ukeneye imibare runaka ariko wenda ugasanga ibyo bice ntabwo ukeneye bitewe n'ikintu ugiye kubikoresha. Kuko hari igihe ukeneye wenda regulated voltage cyangwa se nyine voltage ziri constant zitarengaho ibice na bike. Rero icyo gihe nimba uramutse usipimye ntubone ko ari ibice kandi wowe ibice utabikeneye mu by'ukuri ko bikaba biri, urumva bishobora kwangiriza ibintu waba ugiye gukora. Kugira ngo ukuntu ugiye gusupplying component turi sensitive cyane ku buryo n'ibyo bice birenga bishobora kuba byatwangiriza mu gihe runaka kirekire. Wenda ntitwangirize ugitangiye kudukoresha, ariko kudukoresha igihe kirekire twashaka kuba twakangirika bitewe n'izo voltage. Rero reka dutangire mbibereke uko bigenda bikorwa muri pratique. Rero ngira ngo hano nko mubibona dufite appareil yacu, tukagira ama lithium ion battery, tukagira na transformer. Rero hano umuriro tugiye gupimaho DC kuri ano mabuye, kubera ko nabwiye ko muri battery tuba dufitemo umuriro wa DC. Hanyuma kuri transformer tukaba dufiteho umuriro wa AC. Rero hano ikintu ugomba gukora ugomba kubanza gucana
digital multimeter yawe ikaka. Ubundi tugiye kubanza gupima iza AC. Ngira ngo urabona hano ko hariho ka kamenyetso nabwiraga, ni voltage ariko iriho n'akamenyetso ku ruhande ka AC. Urabona ko ifite ano mavareri y'umweru. Turarotatinga pointer yacu, ubundi dushyire mu rugero dushaka kuza gukoresha dupima. Nkuko nabwiye kuri transformer biba byanditseho ama output yayo. Kugira ngo iyi ngiyi urabona ifiteho 14 voltage na 12. Hano 14 kuba kabiri nibyo twita center tape, ari byo uri kubona bashyizeho ngo yellow black yellow. Ubwo iyi black iba ari center cyangwa se ibyo twita mediane. Iyi ngiyi ubwo ni 14, iyi yellow imwe, n'iyi yellow yindi nayo 14. Hama twazana hano hejuru kuri zino za 12. Ubwo blue imwe ni 12, black ni 0, indi blue nayo ikaba 12. Ngira ngo urabona transformer yacu range turi kuyisangamo, turamutse dupimye black n'umuriro umwe muri iyi ngiyi ari yose dushaka, no twabona resultat ziri munsi ya 20. Ariko hano kuri center tape muzitonde, center tape iyo uramutse ufashe izi ngizi ebyiri zo ku ruhande, urabona iyi ngiyi yellow ni yellow, uyu muriro uri kubona uhita kuba kabiri. Ahangaha uzabyitondere nujya gupima, utazibeshya ngo ndi kubona volte 14 hano appareil ugatisettinga muri 20, ubundi ugahita ufata izi ngizi ebyiri zisa. Icyo gihe uyu muriro wikubiye kabiri, ubwo twahita tubona 28. Urumva kandi yaba yarenze yindi turi gupimiraho hano kuri appareil. Rero iyo ugiye gupima, ubwo twamaze kubona range turimo, utwe turapima dukoresheje mediane iyi ngiyi y'umukara, duhitemo n'undi muriro umwe dushakamo hano. Hano twahize muri AC dushyira muri 20. Ubwo reka dupime turebe. Black ni iyi ngiyi, hano dufashe blue. Ngira ngo urabona muri appareil yacu ko turi guhita tubonaho volte 14, urabona zazamutse tugereranyije n'ibyo banditse hano kuri transformer. Urabona ntabwo bihura neza, ariko harenzeho ebyiri gusa, ariko ntabwo byagera kuri iriya mibare twasetinzeho kuri appareil. Hanyuma rero tukagaruka kuri biriya noneho, iyo utazi nk'iyo transformer imiriro ishobora gusohora, imwe nabwira ngo ushobora gushyira muri maximum, reka dushyire muri 750 turebe. Twongere tuyipime turebe. Turabona dupimye bari kutwereka 11. Hari ubonye ko imibare uri kubona iri hasi cyane, ukongera ugatumanukaho, ukongera ugapima ukareba. Hano turi kubona 14 n'ibice. Cumi na kane n'ibice. Kongera no ukamanukaho, sasa ariho ugera no mu ngero zihe byegereye, nko ushobora kubibona neza. Urabona ni 14 n'ibice 80 na bingahe. Urabona hano none imaze kubona noneho umuriro nyirizina no kungana n'ibice byagiye, kugira ngo umeze kumenya uko ukarikira bitewe n'ibyo ugiye kuwukoresha uko bimeze. Hanyuma rero twagiye no kuri izi battery. Nabwiye ko izi battery zo ziba zirimo umuriro wa DC. Izi ngizi ni lithium ion battery. Izi ngizi ziba zirimo imwe irimo 3 n'ibice 7 cyangwa se 4 n'ibice 2 iyo yuzuye. Urabona ubwo umubare ukurikiraho mu bunini tuvuye kuri 4 n'ibice 2 ni 20, niyo dufite hano kuri appareil. Ubwo rero tugiye guhita dupima amabuye yacu turebe uko angana. Urabona turi kubonaho volte 3 n'ibice 4. Ariko niyo twazamuka tukagishyira muri 200, nubwo dushaka kugira izindi value tubona. Hano reba turi kubona 2 n'ibice 8. Aho twasubiramo hano tukabona 2 n'ibice 99. Ngira ngo urabona iyo ugomanutse ukegeraho nibwo ubasha kubona n'ibice birengaho, kandi bya bice buriya birakora. Hari circuit ushobora kujya kubaka, bikaba ngombwa yuko iriya miriro yose uyibara na biriya bice ukabibara, kugira ngo circuit yawe ize gukora neza kandi izakore mu gihe kirekire. Kuko iyo circuit yubatse nabi, by'umwihariko ukayiha umuriro udakwiye, wisanga ikoze nabi kandi ikaba yashobora no gupfa itamaze n'igihe kinini. Rero appareil yacu turayizimya iyo turangije kuyikoresha.
ngira ngo hano mubashije kubona ko dushobora gupima DC cyangwa se tugapima na AC. Nizere ko ubonye ko bikorwa muri pratique, ukuntu dupima imiriro, ama DC, AC ku ma transformer aya matoya. Nizere ko byose wabibonye, kandi niba ugejeje aha ngaha iyi video uri umuntu w'ingenzi cyane. Niba utarakora subscribe waba warakerewe, kana subscribe, like, share ndetse ujye muri comment. Kandi mufitiye na group ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, link yayo iri muri description. Ujyemo ujoining abandi abatekinisiye bari guhana ama idea kuri tera ibintu byakomeye. Ni wowe usigaye nawe ujyemo utange ama idea, cyangwa se ube wabaza nawe bagusobanurire. Ubundi duhure muri video zacu z'ubutaha. Ciao.